tugiye kubaganirira ku burwayi bwa diyabete n'uburyo buzahaje abantu, kandi diyabete ni indwara mbi muri rusange kuri iyi si ya rurema, yica abantu benshi kandi imibare myinshi igaragaza ko diyabete ari indwara mbi cyane. Rero muri Ubuzima Health Care tugiye kubaganirira ku burwayi bwa diyabete, tubabwira n'ibimenyetso by'umuntu uyirwaye. Muri aka kanya ibyo tugiye kubaganiriraho. Rero uburwayi bwa diyabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa se yo mu bwoko bwa kabiri, ni uburwayi buterwa no kuba ufite isukari nyinshi irenze igipimo cyagenwe mu maraso. Iyo wageze ku gipimo c'140 gusubiza hejuru kugeza kuri 200, icyo gihe uba watangiye kugira uburwayi bwa diyabete. Diyabete rero ifite ibimenyetso biranga. Icya mbere ni ukugira umwuma ukabije, kugira inyota bya hato na hato. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso cyo gutakaza ibiro ukananuka. Hakaba nanone ikimenyetso cya gatatu cyo kureba ibirorerore guhuma. Iki ni ikimenyetso cy'umuntu urwaye diyabete, kuko diyabete yangiza agace k'ijisho kitwa retine, bigatuma umuntu atabona neza. Ikimenyetso cya kane ni ukwibagirwa, no kwibagirwa nabyo bituma ikimenyetso kigaragaza ko umuntu arwaye diyabete. Ikimenyetso cya gatanu ni ikimenyetso cyo kubyibuha. Hari diyabete iterwa n'umubyibuho, umuntu akarwara diyabete ariko akanabyibuha. Icyo gihe iyo ufite umubyibuho udasanzwe, ugenda ubyibuha buri munsi cyangwa se mu buryo budasanzwe, icyo gihe nabwo uba ufite ikimenyetso cy'uburwayi bwa diyabete. Ikimenyetso cya gatandatu ni ikimenyetso cyo kwihagarika kenshi mu ijoro mu buryo budasanzwe. Iki nicyo ni ikimenyetso cy'umuntu urwaye diyabete. Ikimenyetso cya karindwi ni ugutakaza ibice by'ingingo bimwe na bimwe nko kuvamo inzara. Ibyo nabyo ibimenyetso biranga umuntu urwaye diyabete. Ikimenyetso cya karindwi ni ikimenyetso cyo guhinduka k'uruhu. Uruhu rugahinduka umuhu, ugasanga wenda nk'uruhu rwabaye umukara. Iki nacyo ni ikimenyetso cy'umuntu urwaye diyabete. Nanone umuntu urwaye diyabete hari igihe akomereka igisebe ntigikire. Icyo gihe ukomeretse ugasanga igisebe cyawe kiri gukira vuba nk'uko ubyifuza, jya kwa muganga ubifitiye ububasha arebe ko byibuze waba uri muzima cyangwa se diyabete yaba yazamutse, kugira ngo ubashe kugira ubwirinzi bwiza, kugira ngo ubashe kugira ubwirinzi buhagije kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ikimenyetso cya munani ni ikimenyetso cyo kubura apeti. Icyo nicyo ni ikimenyetso cy'umuntu urwaye diyabete. Ikindi kimenyetso cya kane ni ikimenyetso cyo gukuka amenyo. Rimwe na rimwe bavuga ko umuntu urwaye diyabete ashobora gukuka amenyo kuko akenshi na kenshi hari ingingo z'umubiri ziba zidakora neza. Ibyo bimenyetso uko mbivuze haruguru ugomba kubyitaho. Ukimara kumenya ko ufite ibimenyetso bimwe muri ibi ngibi mvuze, jya kwa muganga ubifite ububasha agusuzume arebe ko urwaye diyabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa se diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Nk'uko bisanzwe tuzi ko diyabete yo mu bwoko bwa mbere bavuga ngo ni diyabete y'ibihererekane cyangwa se y'ikiryango, iri hereditaire. Ariko diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yo ni iterwa n'imyitwarire, uko twariye, uko twanyoye, mbese ni ibimenyetso bishobora gutuma wibaza byinshi kugira ngo ugane muganga agusuzuma. Muri Ubuzima Health Care rero dufite inyunganiramirire naturelle zikozwe mu bimera zitari produits chimiques, zirinda kandi zikanavura, zifasha umuntu urwaye diyabete kugabanya igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso, ibyo bita igisukari niko bakunda kubyita. Rero nk'uko dusanzwe tubizi muri Ubuzima Health Care dufite icyayi cyitwa balsam piatti. Icyayi cya balsam piatti ni icyayi gifasha umuntu urwaye diyabete watangiye kugiraho ikimenyetso cyo kugira umwuma wa hato na hato cyangwa se icyaka, kunywa amazi kenshi mu ijoro, yaba ari kunywa meza kumva ashya umubiri wose, akumva mbese amazi yose ayo yanywa yose ntamugera ku nyota. Icyo gihe wafata kino cyayi cyitwa balsam piatti kikagufasha. Iki cyayi cyitwa plant insulin, kandi iki cyayi gifasha itembera ryiza ry'amaraso mu mubiri kugira ngo umubiri ube neza, umubiri ugire imikorere myiza. Iki cyayi cyitwa balsam piatti cyagufasha. Tukagira iyi produit, iyi ngiyi yitwa ketozane. Nk'uko nakomeje mbivuga, hari diyabete iterwa n'umubyibuho. Diyabete rero iterwa n'umubyibuho ni mbi cyane kuko kenshi na kenshi ushiduka wikubise hasi utazi ukuntu byagenze, kandi iyo umubyibuho uri kugenda wiyongera nako n'amagufwa agenda akora nabi. Ketozane rero ku muntu ufite diyabete iterwa n'umubyibuho nayo
twarayibateganyirije kugira ngo igiye gufasha umubiri utwika urugimbu rubi, amakolesterol n'amatriglyceride, kugira ngo isukari yajyemo ibashe kujya mu bice by'umubiri bitandukanye no kugira ngo umubiri umere neza, ukore neza nk'uko bigomba. Tukagira iyindi produit yitwa Ikomoka. Iyi produit yitwa Ikomoka iri kumwe na balsam twavuze hirya, ikaba iri kumwe na deep sea fish oil. Iyi Ikomoka ni nziza cyane mu kuboroka diyabete cyangwa se isukari nyinshi mu maraso, kugira ngo itangiza amaserire cyangwa uturemangingo tugize umubiri. Iyo biri kumwe biba byiza kuko iyi Ikomoka irayiboroka, iyi deep sea fish oil ikajya gusapoting system nerve. Tuzi ko diyabete ituma umuntu yibagirwa akagira amazinda ya hato na hato cyangwa se kureba ibirorirori. Rero iyo ukoresheje iyi Ikomoka ni deep sea fish oil biragufasha cyane mu kugabanya igipimo cy'isukari mu maraso, kuko iyi deep sea fish oil n'iyi Ikomoka bifasha umubiri gukora neza, bigafasha impindura gukora neza, icyo bita pancreas ikabasha guhindura glycagon na insuline, bityo bigatuma amarecepteri akora neza mu buryo bukwiriye. Hari umuntu urwaye diyabete ariko akagira ikibazo cy'imirire itari myiza idahwitse. Iyi ni protein powder ikunze kuri za vitamine A, vitamine C zitandukanye mu gutuma umubiri ugira ubwirinzi buhagije no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Iyi ni arima protecteur, arima energetique, arima conservateur. Muri make iyi ni indyo yuzuye ku muntu urwaye diyabete, mu kubaka amaserire, mu kumwongerera imbaraga no gutuma amaraso aba yiyongera mu mubiri, no gutuma uruhu rumera neza n'ibice by'umubiri kongera bigakora neza. Ukoresheje iyi protein powder umurwayi diyabete ni nziza cyane, iramufasha mu kugira ngo ibice by'umubiri bikore neza, kuko iyi ngiyi nabwiye ko ari arima protecteur, arima energetique, arima conservateur. Icyo bivugiye ni uko hari diyabete yo kunanuka ituma umuntu ananuka. Rero nk'umuntu ufite diyabete yaramuteye kunanuka agakoresha protein powder, yegera amufasha cyane kugira ngo agire ubudahangarwa buhagije, abasirikare b'umubiri bakore neza, agire impagarike n'ubugingo. Tukagira iyi blueberry, iyi antioxidant. Blueberry yo cyane tuyiziho mu kugabanya hypertension, hari diyabete iterwa n'umuvuduko w'amaraso ukabije, hari diyabete iterwa n'amakolesterol nk'uko nabivuze, hari diyabete iterwa no kuba uburyo umubiri udakora neza, hari diyabete iterwa n'uburyo imitsi y'amaraso itari gukora neza. Iyo iyi blueberry yo ituma imitsi y'amaraso itembereza amaraso mu bice by'umubiri bitandukanye. Kandi iyi blueberry iyo ni nziza mu gutuma umwijima ukora neza, ni nziza mu gutuma impyiko zikora neza. Uzi ko igihe diyabete yangiza impyiko, ikangiza umwijima, ikangiza ibice by'umubiri bitandukanye. Rero iyi blueberry yo ituma ibice by'umubiri bikora neza muri rusange, no kugabanya isukari mu maraso, umuvuduko w'amaraso ukabije, no gufasha impyiko gukora neza, gufasha ubwonko gukora neza, gufasha umugongo gukora neza. Iyi blueberry irihagije, ndetse no gukura imyanda itera kanseri mu maraso. Iyi blueberry irihagije, mbese ni nziza cyane mu kuzamura ubwirinzi no gutuma umuntu agira imbaraga mu buryo busanzwe kandi ukamera neza. Iyi blueberry ni nziza ku muntu ukoresheje afite diyabete, afite hypertension, ikibazo bya gute, afite ikibazo cyo kutabona neza, kuko bifasha no ku maso, ibibazo bya myopie na hypermetropie. Iyi ngiyi irabafasha, banagira ibibazo by'amatwi irabafasha, hanagira ikibazo cya immunité. Iyi blueberry super nutrition ni nziza, iragufasha cyane. Tukagira iyi Golden 6 ni spirulina. Ku bantu bazi spirulina yo ni nziza cyane. Spirulina irimo vitamine K, vitamine E, vitamine B8, vitamine B7, vitamine B5, vitamine B1, vitamine B3, vitamine C, ndetse na chrome na selenium, ndetse na iron. Iyi vitamine iboneka muri spirulina ni nziza. Spirulina igira hirya guhura na protein powder, ariko by'umwihariko ikirusha protein powder nuko yo irimo protein animal nemo na protein vegetal. Kandi iyi spirulina na protein powder ni nziza no kubona ashaka gukora siporo,
kuko irabafasha kubaka umubiri ukagira ubwirinzi buhagije. Rero iyi sipirina irafurusa memori ubwonko batangiye kubagirwa, iragufasha. Iyi sipirina igabanya ubutozi bw'ibisebe mu maraso. Iyi sipirina by'umwihariko inafasha gukura uburozi mu maraso, cyangwa se barakoroza bakoresha sipirina, iragufasha. Iyi sipirina ni nziza ku bana, iyi ni nziza cyane, irihagije. Iyi iri kumwe n'iyi golden sigisi, iyi golden sigisi yo ifasha ubwonko abantu bagasinzira neza, bagakoresha golden sigisi, irabafasha bagasinzira neza, kuko akenshi na kenshi hari umubiri ukora umusemburo wa melatonin bigatuma basinzira neza. Noneho byajyana n'ijoro ngo bigakora umusemburo wa serotonin, icyo gihe ntabwo usinzira neza nk'uko bigomba. Ni byiza ko ukoresha iyi golden sigisi disipurina ugasinzira neza kandi ukamera neza. Ndetse sipirina ifasha kuri prostate, iyi sipirina inafasha no ku magufwa, inafasha no ku mugongo. Iyi sipirina ni nziza cyane kuko ijya yihura no gufasha umubiri kuzamura ubwirinzi bw'umubiri buhagije. Iyi sipirina ni nziza cyane ndetse inafasha no ku bantu bagira ikibazo cy'amenyo, bagira ikibazo cya nanone myopi na za hypermetropy, banagira ikibazo cy'inzoka zitandukanye. Iyi sipirina kuko irihagije, uyikoresheje ugira ubuzima bwiza. Ahandi wayisanga muri Kunduzima Health Care Limited, dukorera mu Mujyi wa Kigali 86 68 kabiri, cyangwa 0783 wasoma website yacu ni wa3kunduzima.rwa. wajya kuri Facebook naho wahasanga ukandikamo ivuriro Kunduzima Health Care, wabona serivisi zacu dukora. Abari mu mahanga, mu Bwongereza, mu Faransa, mu Espagne, mu Butaliyani, muri Amerika, Australia, no mu Burundi, no muri Uganda, no muri Kenya, ku mpande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda, abo tubagezaho serivisi. Kandi izi produits babwiye ni produits zifite ubuziranenge mpuzamahanga nk'ikigo FDA Food and Drugs Administration, ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice, n'ikigo harare cy'abayisilamu. Iyi miti irizewe, uyikeneye waduhamagara kuri 08 56 86 68 website yacu ni wa3kunduzima.rwa. iyi namba babwiye iri 82 bakuna kuri WhatsApp, nakwandikira no kuri WhatsApp cyangwa se kuri email ntawukira@gmail.com. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.